Muraho neza, ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Amategeko y'Umuhanda Traffic Rules. Niba ari ubwa mbere, kora subscribe, ukore na share kugira ngo ujye ugerwaho n'amasomo tubagezaho buri munsi. Uyu munsi rero twabazaniye ngo dufatanye gukosora ikizamini cyakozwe ku itariki 26 gikorerwa kuri site yo mu karere ka Huye. Uko bisanzwe rero dufatanya kugikosora, noneho wowe ukajya ureba ukavuga uti wenda iki kibazo njye nari kugisubiza gutya, noneho kubera ko tugenda tugikosora ukareba ngo ese icyo nasubije nicyo cyagakwiye kuba cyasubijwe, noneho ukareba ukavuga ngo ese iki kizamini ari njye bagihaye nagira amanota angahe. Ikibazo cya mbere rero cyerekeye ibyapa. Cyarabazaga ngo iki cyapa gisobanura iki? Muri kuhabona ifoto y'icyapa. Gisobanura iki rero iki cyapa? A. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B. Umuhanda udakomeza. C. Ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Urafata agapapuro rero n'ikaramu, wowe ikibazo tugezeho ujye ureba uvuga uti wenda ngiye nasubiza ahangaha nkurikije uko ndi kucyumva cyangwa se uko nakizi, noneho nyuma ukaza kumva igisubizo nyacyo. Wowe kuri ka gapapuro kawe ukandikaho arufabe ubona yaba ariyo. Kuri ka gapapuro kawe rero andikaho ya arufabe ubona wahitamo. Hano rero igisubizo ni B. Iki cyapa kiratubwira ngo umuhanda udakomeza. Mbese ubwo ni ukuvuga ngo ushobora kuba uri mu muhanda ariko ukagera aho wa muhanda urangiriye. Cyane cyane iyi mihanda ikunda kuba ari imihanda yo muri karitsiye runaka, ukagenda aho ya karitsiye irangiriye, mbese aho irangiriye wa muhanda nawo ukaba urangiriye aho ngaho. Iki cyapa rero kiratubwira ngo umuhanda udakomeza. Ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri, ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo, ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe. Ibyo ntibireba amatara akurikira: A. Amatara ndanga. B. Amatara ari imbere mu modoka. C. Amatara ndangaburumbarare. D. Ibisubizo byose nibyo. Kuri ka gapapuro kawe andika inyuguti ubona ariyo. Hano rero igisubizo ni B. Ni amatara ari imbere mu modoka. Vuga ngo nta matara agomba gushyirwaho ku buryo butateganyijwe. Nta matara agomba gushyirwaho ku buryo butateganyijwe, cyane nk'amabara cyangwa se ingufu. Ariko ibyo ntibireba amatara ari imbere mu modoka. Aha hantu tuhumve neza, ntabwo ari amatara ari imbere ku modoka, ni amatara ari imbere mu modoka.
dutandukanye ku modoka no mu modoka. Ni ukuvuga ngo aya matara ari imbere mu modoka ntaba arimo imbere. Murabona twese iyo turi mu modoka cyagiye wenda ndumva nta muntu wenda waba atari yatega tagisi ngo arebe. Urabona cyagiye wenda iyo konvuwayeri arimo yishyuza mu masaha ya nijoro, mubona ko hari agatara acana ko muri parafo y'imodoka. Ni ariya matara rero hano bari kutubwira. Aya ngaya aya matara ashyirwaho ku buryo butubahirije amategeko yerekeranye no kumurika kw'amatara. Hano rero dukurikije ikibazo bari baduhaye, igisubizo ni B. Ikibazo cya gatatu kiratubwira ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira: A. burenga toni imwe. B. burenga toni ebyiri. C. burenga toni 24. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri ka gapapuro kawe rero andikaho igisubizo ubona ari cyo. Mbibutse ko ahangaha iki cyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza. Muzarebe ko modoka zitwara imizigo cyangwa se amatagisi cyangwa se izi kwasiteri, muzabona hari akapa bomekaho kanditseho ngo kilometero wenda 60 mu isaha. Ni ukuvuga ngo icyo kinyabiziga iyo bometseho ako kapa kiba kitagomba kurenza uwo muvuduko. Rero bishyirwa, icyo cyapa cyerekana umuvuduko ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa ku bihe binyabiziga. Hano rero igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko icyo cyapa gishyirwa ku binyabiziga birengeje toni 5. Bishyirwa ku binyabiziga bifite uburemere burenga toni 5. Hano rero nta gisubizo cy'ukuri kirimo, igisubizo ni D. Dukomeje n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kiragira kiti: mu bimenyetso bimurika itara ritukura rivuga iki? A. hagarara kereka niba ushaka gukata ibumoso. B. hagarara niba ubona nta byago byaguteza. C. birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. D. wemerewe kugenda niba aho usohokera mu masangano y'umuhanda hafunze. Kuri ka gapapuro kawe andikaho arufabe. Nizere ko warangije. Hano rero igisubizo ni C. birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Ni ukuvuga ngo mu bimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara atatu, itara ritukura riratubwira ngo birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Ni ukuvuga ngo niba ugeze mu masangano, aho kugenda mu muhanda biyoborwa n'ibimenyetso bimurika, ugasanga hari kwaka itara ritukura, icyo gihe uba ugomba guhagarara, uba ubujijwe gukomeza. Hano rero igisubizo ni C. birabujijwe kurenga icyo kimenyetso. Ikibazo cya gatanu. Icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu, kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira: A. ubururu. B. umweru.
C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bibutse ko iyi application ya Traffic Rules uyibona unyuze muri Play Store ukandikamo ijambo Traffic Rules ukayidawunirodinga, noneho ukajya ubona serivisi zitandukanye zibera muri application ya Traffic Rules. Twibutse ko rero iyo ugize wenda ikibazo aho utari gusobanukirwa neza muri izi examen tuba twafatanyije gukosora, utwandikira muri komenti kugira ngo tubashe kugusobanurira ku buryo burushijeho. Hano rero ikibazo cya gatanu, igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuko iki cyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu, kigira ubuso bw'umuhondo. Ubuso bwacyo ni umuhondo. Niyo mpamvu hano igisubizo ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuko igisubizo nyakuri ni umuhondo. Ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kiratubwira ngo ahantu ho kugenda mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika. Ibinyabiziga ntibishobora kugenda A biteganye, B ku murongo umwe, C A na B nibyo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twongere dusubiremo twumve ikibazo neza. Mbibutse ko aha iki kibazo kiri ku bimenyetso bimurika, kandi twabonye ko ibimenyetso bimurika biri mu bimenyetso bigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda. Iki kibazo kiri kubaza ngo ahantu ho kugenda mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda A biteganye, B ku murongo umwe, C A na B nibyo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha hantu tuhumve neza igisubizo cyacyo. Igisubizo cyacyo kiravuga ngo ni bishobora kugenda biteganye naho umubare wabyo utatuma biba ngombwa. Iki kibazo reka tugitindeho kugira ngo tucyumve neza, kuko iki kibazo harimo umutego w'ijambo rimwe gusa cyangwa se igihekane kimwe gishobora gutuma ibi bintu warabyize bigatuma iki kibazo kikunanira kandi wari ukizi. Ni ukuvuga ngo mu igazeti ku ngingo yayo y'106 umurongo wa 13 hatubwira ngo iki? Haratubwira ngo ahantu ho kugenda mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga bishobora kugenda biteganye naho umubare wabyo utatuma biba ngombwa. Bivuze ngo murabona ko A bari banditse hano ngo biteganye. Byumvikane ko twagombaga kuhasubiza. Impamvu rero yatumye tutahasubiza ni iki? Musome mu kibazo harimo ijambo nti. Iyi nti, aka kajambo ka nti murumva ko ari impakanye.
murumva ko hari impakanye. Kandi mu igazeti ho ni bishobora. Mu igazeti baratwemeza, hano mu kibazo ho baraduhakanira. Iki kibazo tucyumve neza, impamvu dusubije ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu dusubije ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni iri jambo nti. Iki gihekane cya nti nicyo gitumye dusubiza ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo iyi nti baba bayikaseho bakaba bashyizeho ngo bishobora, bakaba bavuze ngo bishobora, iyi nti bayikaseho, tuba dusubije kuri A. Iki kibazo tucyumve neza, ushaka kubisoma neza ukabyumva neza, wajya mu igazeti ku ngingo yayo y'106 umurongo wa 13. Ubaye nta gazeti ufite, iyo ufite application ya traffic rules muri telefone yawe, igazeti rwose irimo, muri iyi application irimo. Iki kibazo rwose tucyumve neza, kandi ubaye utari kucyumva neza wajya muri komenti ukatubaza tukagusobanurira neza aho utari kumva. Ikibazo cya 7. Iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga, utugarurarumuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira: A. metero 100, B. metero 150, C. metero 200, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Muri bwa buryo busanzwe rero, ubwo urandika inyuguti uri buhitemo ubona ihwanye n'ikibazo babajije. Akagarurarumuri ni iki rero? Ubundi akagarurarumuri ni akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri ku kintu kiyohereje. Dushyirwa ku kinyabiziga gute rero? Utugarurarumuri turi imbere ku kinyabiziga tugomba kuba dusa n'umweru. Utugarurarumuri turi inyuma ku kinyabiziga tugomba kuba dusa n'umutuku. Naho utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kuba dusa n'umuhondo. Hano rero igisubizo ni B. Utugarurarumuri iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo tugaragarira mu ntera ya metero 150. Igisubizo ni B. Ikibazo cya 8. Imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho. Aha hakurikira: A. mu nsisiro gusa, B. ahegereye inyamaswa zikurura, C. hafi y'amatungo, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano ku kibazo cya 8 igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko igisubizo nyacyo ahangaha kiratubwira ngo ni mu nsisiro kimwe n'ahandi hose. Mu nsisiro kimwe n'ahandi hose. Aha rero wakwibaza ngo kuki twasubije ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo?
kandi wenda twasubiza kuri A. Impamvu tutasubije kuri A ni batubwiye ngo mu nsisiro gusa. Iri jambo gusa rero, iri jambo gusa ugomba kuryitaho kuko aba ari umutego. Aba ari umutego kuko uramutse uvuze ngo ni A, waba uvuze ngo mu nsisiro gusa, kandi twumvise ko igisubizo ari mu nsisiro kimwe n'ahandi hose. Mu nsisiro kimwe n'ahandi hose. Ubwo uvuze ngo ni A, waba uvuze ko ari mu nsisiro gusa, waba uvuze ko ahandi bitemewe. Hano rero niyo mpamvu twasubije D, ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko igisubizo nyacyo ni mu nsisiro kimwe n'ahandi hose. Ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kiratubwira ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira: A, umukara; B, umweru; C, ubururu; D, umutuku. Aha rero iyo babaje ikibazo gutya ugasanga wenda nta hantu bashize ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, uko byagenda kose igisubizo kiba kigomba kuba kirimo. Kiba kigomba kuba kirimo rwose. Hano rero igisubizo ni B, ni umweru. Ni ukuvuga ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza. Gifite ubuso rero bw'ibara ryera. Bw'ibara ryera. Hano igisubizo ni B, umweru. Ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 cyerekeye amatara. Baratubwira ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya A, metero 50 nibura; B, metero 10; C, metero 150; D, metero 200 nibura. Kuri ka gapapuro kawe rero andika alufabe ubona ariyo. Hano rero igisubizo ni D. Amatara ndangaburumbarare agaragarira mu ntera ya metero 200. Ikibazo cya 11. Ikibazo cya 11 kiratubwira ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira: A, metero 150; B, metero 50; C, metero 20; D, metero 10. Hano rero igisubizo ni C, ni muri metero 20. Ni ukuvuga ngo iyo ucanye ririya tara rigaragaza nimero y'ikinyabiziga ririya rya purake, ni ukuvuga ngo umuntu uri mu ntera ya metero 20 aba ashobora kubasha gusoma neza purake y'icyo kinyabiziga, akaba ayibona neza, ikaba igaragara neza. Hano rero igisubizo ni C. Ikibazo cya 12. Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bikurikira:
A. Iyo umuhanda umurikiwe, umuyobozi abasha kubona neza muri metero 200. B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. C. Iyo ari mu nsisiro. D. Ibisubizo byose nibyo. Iyo batubwiye rero ngo amatara maremare y'ikinyabiziga niyo twita amatara y'urugendo. Aya matara y'urugendo rero ugomba kuyazimya ryari? Ugomba kuyazimya ryari? Nicyo kibazo batubajije. Hano rero muri ibi bisubizo baduhaye, igisubizo kiri cyo ni B. Aya matara maremare cyangwa se amatara y'urugendo ugomba kuyazimya igihe ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Hano igisubizo ni B. Ikibazo cya 13. Kunyuranaho mu ikoni. Kunyuranaho mu ikoni. Ikoni ni ryo korosi. A. Biremewe. B. Ntibyemewe. C. Biremewe ukoranye ubwitonzi. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Hano igisubizo ni B. Ntibyemewe. Ni ukuvuga ngo kunyuranaho mu ikoni ntibyemewe kuko ntuba ubasha kureba imbere yawe neza. Niyo mpamvu hano bitemewe rero. Mu ikorosi ntibyemewe. Igisubizo ni B. Ikibazo cya 14. Iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni A. Kilometero 25. B. Kilometero 70. C. Kilometero 40. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero iyo bakoresheje iri jambo ngo iyo nta mategeko awugabanya, baba batubwiye ngo ahatari mu nsisiro. Ahatari mu nsisiro ni ukuvuga ngo ubundi umuvuduko w'ibinyabiziga ushyirwaho mu buryo bubiri. Hari ahatari mu nsisiro no mu nsisiro. Hano rero icyo batubajije umuvuduko w'amapikipiki ahatari mu nsisiro ungana gute? Hano rero igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni kilometero 80. Ni kilometero 80 mu isaha. Hano rero igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 15. Iki cyapa gisobanura iki? A. Umuhanda wubatswe nabi. B. Agacuri kateza ibyago. C. Umuhanda utaringaniye. D. Akazamuko gahanamye. Vuga ngo hano rero igisubizo ni B. Ni agacuri kateza ibyago. Iki cyapa kiri mu byapa biburira n'ibyo gutambuka mbere. Ubundi ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere bigira ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, ikirango cy'umukara. Hano rero baba bakuburira ko ugiye kugera ahantu hacuramye cyane, ahantu hamanuka cyane ku buryo ugomba guhuza n'imigendere yawe bitewe n'imiterere y'aho hantu.
Bivuga ngo rero iki cyapa hari ukuntu abantu bakitiranya n'ikindi kivuga ngo akazamuko gahanamye. Ni ukuvuga ngo ahantu rero uzabitandukanyiriza ni iki? Ubundi wenda urugero iyo twandika tuva ibumoso tujya iburyo. Ni ukuvuga ngo no mu migendere yacu rero kubera ko tugendera ku ruhande rw'iburyo, bivuze ngo niba tugendera iburyo rero tuva ibumoso tuza hehe iburyo, kugira ngo ubone uko iki cyapa ugitandukanya, ni ukugira ngo ubone uko ugitandukanya n'akazamuko gashinze. Ahanini usanga abantu kuri iki cyapa bashyizeho ngo ni akazamuko gashinze. Oya, iki cyapa ni akamanuko, kugira ngo ubitandukanye. Niyo mpamvu nguhaye urugero rwo kuvuga ngo tuva ibumoso tujya iburyo. No mu myandikire yacu niko twandika. Urabona ko ukurikije iyi mibare ukuntu yanditse, uvuze ngo ni akazamuko, wabisoma uhereye hano inyuma ku mazeru, ukurikije iyi mibare. Urumva rero kubera imyandikire ni ukuvuga ngo aka ni agacuri kateza ibyago. Igisubizo ni B. Ikibazo cya 16. Utugarurarumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa: A. Umuhondo, B. Umutuku, C. Umweru, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni C. Tugomba gusa n'umweru. Ruvuga ngo utugarurarumuri turi imbere ku kinyabiziga, turi ku ruhande rw'imbere, tuba tugomba gusa n'ibara ryera, ari wo mweru. Igisubizo ni C. Ikibazo cya 17. Ikibazo cya 17 nacyo cyerekeye ibyapa. Kiratubwira ngo ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe ni A. Mpande eshatu, B. Uruziga, C. Urukiramende, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni B, ni uruziga. Icyapa kivuga ngo ugukikira bitegetswe gifite ishusho y'uruziga. Ariko muri iki kibazo wenda iyo baba bashyizemo ijambo ingasire, twari gusubiza aho handitse ngo ingasire, kuko mu igazeti batubwira ko ari ingasire, ntabwo batubwira uruziga. Ariko muri egizame ahanini dukunda gukoresha ijambo uruziga. Ariko baramutse babishyizemo byombi, bavuze wenda nka hano kuri A bavuze ngo ingasire, twari gusubiza ngo ingasire, twari gusubiza ku ngasire, kuko ingasire niyo igira agaciro cyane gusumba uruziga. Hano rero kubera ko batashyizemo ingasire, niyo mpamvu twasubije kuri B ngo ni uruziga. Icyapa kitwereka ugukikira bitegetswe gifite ishusho y'uruziga. Igisubizo ni B. Ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kiragira kiti: ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira: A. Ahatagejeje kuri metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, B. Ahantu hari ibimenyetso bibibuza byabugenewe, C. Aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi,
D. Ibi bisubizo byose nibyo. Hano rero igisubizo ni D. Igisubizo ni D. Ni ukuvuga ngo ibi bisubizo byose nibyo. Vuga ngo ahatagejeje kuri metero imwe imbere n'inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, birabujijwe kuhahagarara akanya kanini. Guhagarara akanya kanini cyangwa akanya gato rero bivuze iki? Guhagarara akanya gato bivuga umwanya ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo ibintu cyangwa abantu byinjire cyangwa bisohoke. Guhagarara umwanya munini bivuga iki? Guhagarara umwanya munini bivuga igihe kirenze icyangombwa. Igihe kirenze icyangombwa ikinyabiziga kimara gihagaze kugira ngo ibintu cyangwa abantu byinjire cyangwa bisohoke. Murumva ko aho bitandukaniye ni uko guhagarara akanya gato ari igihe cyangombwa, naho guhagarara akanya kanini ni igihe kirenze icyangombwa. Noneho ngo kuri B ngo ahantu hari ibimenyetso bibikubuza byabugenewe. Ni ukuvuga ngo ahantu hari ibimenyetso byabugenewe ni handi bavuga ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini cyangwa umwanya mutoya. Kandi tugomba kubahiriza ibimenyetso bigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda igihe biteye uko byagenwe kandi bigaragara neza. Ni ukuvuga ngo icyapa niba kitagaragara neza, wenda nko ku muhanda tujya tubona ibyapa byarahirimye, niba cyarahirimye birumvikana ko uba utakibona neza. Ntuba ukibona neza. Noneho kuri C, aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Inkomyi ni iki rero? Inkomyi ni ikintu cyose kibangamira uburyo bwo kugenda mu muhanda. Kugira ngo wenda twumve inkomyi neza icyo ari cyo, twese tuzi umuryango w'amazu. Uvuga ngo ufashe intebe ukayitereka mu muryango, urumva ko umuryango niba tuwinjiriramo ugaterekamo intebe, kandi intebe yakagombye kuba iri mu nzu mo imbere, icyo gihe ya ntebe izaba ibaye inkomyi. Izaba ibaye inkomyi kuko umuntu ushaka kwinjira ntazabona aho anyura. Birumvikana azataruka ya ntebe cyangwa se anyure mu kayira gatoya kandi yagakwiye kugenda yisanzuye. Inkomyi ni icyo rero. Inkomyi ni ikintu gishobora gutuma inzira itaba nyabagendwa, nicyo twita inkomyi. Hano rero igisubizo ni D. Ibi bisubizo byose nibyo. Ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kiratubwira ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'insinga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa nta kundi umuntu yabigenza, kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa, kandi nturenze na rimwe umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. A. Agatambaro gatukura ka santimetero 50 z'uruhande. B. Ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rihishije. C. Icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni C.
Ibi bizirikisho by'ingoboka by'insinga n'iminyururu ni ukuvuga ngo ibi babikoresha iyo ikinyabiziga gikuruye ikindi, kwa kundi wenda ikinyabiziga kiba gipfuye indi modoka ikagikurura. Iyo igikuruye baba bakoresheje wenda insinga cyangwa se iminyururu, igihe nyine nta breakdown yo kugiterura ngo ikikorere, ukabikora wenda kugira ngo ubashe kugera aho icyo kinyabiziga cyawe kiri bukorerwe. Icyo gihe baba bagomba kubigaragaza, bigaragazwa n'icyapa cyera cya mpande enye zingana, gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Hano rero igisubizo ni C. Kandi icyo kinyabiziga buriya kiba gikuruye icyo cyapfuye kigomba kugendera ku muvuduko utarengeje kilometero 20 mu isaha. Hano rero igisubizo ni C. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kiratubwira ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza bwitwa A. Feri y'urugendo, B. Feri yo guhagarara, C. Feri y'ubutabazi, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri ka gapapuro kawe urandikaho alphabe ubona ariyo. Hano rero igisubizo ni C, ni feri y'ubutabazi. Ubundi ikinyabiziga ibinyabiziga bigira feri eshatu, uvuga ngo ubwoko bwa feri ni butatu. Hari feri y'urugendo, hakaba feri y'ubutabazi na feri yo guhagarara umwanya munini. Uvuga ngo feri y'urugendo ni iriya feri bagenda bakoraho bakandagira itara rikaka, iyo niyo yitwa feri y'urugendo. Feri yo guhagarara umwanya munini niyo dukunda kwita ngo feriyamu, iriya ushyiramo igihe utakiri mu kinyabiziga, mbese cyagiye umuyobozi asize ikinyabiziga gisize ku muhanda se cyangwa aho kigomba guparika, icyo gihe akoresha ya feri yo guhagarara umwanya munini. Mu kizamini rero muzitonde, hari igihe bashyiramo ngo feri yo guhagarara umwanya munini n'umuto. Oya, ni feri yo guhagarara umwanya munini. Noneho hakaza iyi feri y'ubutabazi. Iyi feri y'ubutabazi ikoreshwa iyo feri y'urugendo itari gukora neza, ari nacyo kibazo bari batubajije hano. Iyi feri y'ubutabazi rero wenda nubona izi modoka nini zikorera imizigo, gusa n'izi nini zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange nazo zirayigira iyi feri y'ubutabazi. Mbese niba iri kumanuka ahantu uzajya wumva iri kugenda itambutsa ibintu by'imyuka imeze nk'iri gupfuna, icyo gihe azaba akoresheje feri y'ubutabazi. Iyo niyo yitwa feri y'ubutabazi. Uyikoresha rero igihe feri y'urugendo itari gukora neza. Hano rero kuri iki kibazo bari batubajije igisubizo ni C, feri y'ubutabazi. Ubwo rero muri iki kizamini urareba uvuga uti iyaba ari wowe bagihaye wari kugiramo amanota angahe? Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Twige dutsinde niyo ntego. Murakoze.